Bahaye ikaze mwese kuri Gisa Force TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu njya kugikora nasabwe n'abantu benshi. Nyuma y'abantu bakwandikira DM bakubwira ikintu uratoranya kwisi banga ukareba ibyo ushobora kuvugaho mbere n'ibintu ushobora guhigisha. Iki rero nagisabwe n'abantu batari bake, ngiye no kukivugaho numva ndi kwaza undi kuki nakiganiraho atari ikintu nemera. Ariko nza kuza gusanga societe dufite uyu munsi wa none nimba ndi kukibazwaho n'abantu, hari abakirimo, hari abagikora, hari n'abashaka gutangira kugikora. Inama nzima nk'umukristo nakugira inama yo kutagikora kigiye kuvugaho, ariko niba ugikora reka tukiganiraho gato nkuko nabisabwe n'abantu ko naravuze. Ntabwo ncagura icyo ngiye ko tuganiraho ngifite ubumenyi, nshobora no kugishakisha aho ngasaca nkagira icyo mbona nzakibabwiraho. Ni ikijyanye n'ukuri, ibijyanye no kwikinisha. Please niba utarabikora ntubikore. Nimba unabikora ufite ubushobozi bwo kubireka, ushobora no gusenga Imana ikagufasha ukabireka, bireke ugarukira aho ngaho. Ni ukuvuga ngo abantu benshi baribaza ariko bakagira isoni zo kubibaza. Ni mpamvu dushyiraho umwanya, dushyiraho na za nimero za telefone. Ibyo utashyira ku karubanda bitubaze, twe tuzabikubwira n'icyo abaganga biraho. Abantu benshi bibaza ku kijyanye no kwikinisha, ariko ese bigira ingaruka ku muntu ubikora cyangwa kubana n'ubikora? Ni ukuvuga ngo ukuri ko kwikinisha ubundi ni ukuye. Ni ukuvuga ngo kwikinisha ni kimwe mu bintu bivugwaho byinshi cyane cyane mu rubyiruko. Hari abavuga ko bitera ubugumba, abandi bakavuga ko bitera uburwayi bwo mu mutwe, ndetse n'abavuga ko umuntu atazigera abasha kubaka urugo rwiza mu gihe abikora. Ariko se ibyo byose ni ukuri? Muri iyi video rero tugiye kurebera hamwe icyo kwikinisha ari cyo, by'ubushakashatsi byerekana ibihuha bikunze kuvugwa, ndetse n'igihe bishobora kuba ikibazo. Komeza urebe iyi video niba ushaka kumenya kuri ibi ngibi ugere ku musozo. Ubundi kwikinisha ni iki? Kwikinisha ni igihe umuntu yikangura cyangwa yikora ku myanya ndangagitsina agamije kugira ibyiyumvo by'ibyishimo cyangwa kugera ku ndunduro y'ibyiyumvo by'imibonano mpuzabitsina. Ni imyitwarire iboneka ku bagabo no ku bagore. Mu gihe cy'ubugimbi umubiri utangira gukora imisemburo myinshi, bikaba bishobora gutuma umuntu agira irari rishingiye ku gitsina kurusha mbere. Niyo mpamvu abantu benshi bahura n'iki gikorwa muri icyo gihe cy'ubuzima. Impamvu natangiye vuga ngo niba utarabikora ntubikore. Nimba waranabitangiye ufite aho ugarukira, garukiraho. Ibihuha rero bikunze kuvuga ni ibi ngibi: kwikinisha bitera ubugumba. Ni ibihuha. Kuba ari ibihuha ntabwo bivuze ko ari byiza, no, biracyari bibi, ariko ntabwo bitera ubugumba. Iki ni kimwe mu bihuha byamamaye cyane. Mu by'ukuri nta gihamya ya siyansi ihari yerekana ko kwikinisha ubwabyo bitera umuntu kubura urubyaro. Ubugumba bushobora guterwa n'impamvu nyinshi, uko twagiye tubigaho mu biganiro, twagiye tubigarukaho mu biganiro twakoze mbere. Wajya mu biganiro ukareba, nta kibazo video ziriho. Kwikinisha bitera ubusazi. Ntawe ndabona byasajije kugeza aka kanya aho ndi gukorera iki kiganiro. Nemba bizaba wenda bizaba nyuma y'iki kiganiro, ariko nge ntawe ndabona. Mu bushakashatsi ko nagiye soma ntaho nigeze mbona byanditswe cyangwa bivuga. Hanyuma ngo kwikinisha bituma umuntu aba umunyantege nke. Ni ukuvuga ngo harabibwira ko umuntu wese wikinisha ahita atakaza imbaraga, ariko nta gihamya siyansi ihari. Ariko nubwo idahari ndacyakubwira ko ibintu atari byiza. Ngo bituma igitsina kigabanuka. Nibi ni ikinyoma, nicyo siyansi itubwira. Ni ukuvuga ngo nubwo ibyo nkubwiye ari uko bimeze, ibyo abakoze ibi ngibi batangamo ubuhamya nk'ingaruka nabyo birahari. Niyo mpamvu nkubwira ngo ibintu byitondere. Ingaruka mbi ku bagabo: ukabya kwikinisha bishobora gutera kurangiza vuba mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Bagubye ni twita ngo ni ejaculation précoce. Ni ukuvuga ngo urangiza igihe utakabaye urangiriza. Ibi nta siyansi hari bivuga, ariko ababikoze mu buhamya batanga. Hari ukugira ikibazo cyo kutishimira iyi mibonano mpuzabitsina isanzwe, kubera ko umuntu aba yaramenyereye kwikinisha ubwe no kwishimisha ku giti cye. Hari ukwangirika kw'igitsina igihe gikoreshejwe cyane. Ibi ni ubuhamya bw'ababikoze.
Ingaruka mbi ku bagore: kunanirwa kw'imitsi yo mu gice cya pelvic bigatuma bigorana kubona ibyishimo cyangwa se kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Hari n'uburibwe mu gihe cyo kwihagarika cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo imitekerereze ishobora kwangirika pe. Ibi byo ntabwo ari ibanga. Buriya ikintu cyose ukora gihabanye n'uko Imana yakuremye hari icyo cyangiza mu mitekerereze yawe. Harimo rero kumva ufite isoni cyangwa kwiyumva nabi mu buzima bwa buri munsi. Hari no kwangirika kw'imyanya y'ibanga igihe kwikinisha birenze urugero. Niki wakora rero niba wumva byakurenze? Niba wumva kwikinisha byakubereye akamenyero gakabije, fata umwanya, wifata umwanya uri wenyine aho hantu hashobora gutuma ubikora. Ni ukuvuga ngo kora siporo buri gihe. Niba ngo ndi kukugira inama y'icyo ushaka gukora, ushaka kukipa umwanya wewe wo kwiyokipa, kora siporo umwanya muremure. Gabanya igihe umara ureba ibintu biterera aya mafilime ya za pornography mureba ku mbuga n'ama YouTube n'ibiki byose birabangiza. Bihagarike ibyo bintu. Niba ushaka kukureka iki kintu kibi, fata umwanya ukore siporo. Gabanya umwanya umara ureba izi filime cyangwa se aya mashusho atera irari. Gira gahunda y'ibyo ukora buri munsi. Ushaka gufata agenda wandike uyu munsi ndakora iki n'iki biragufasha. Ganira n'umuntu wizera cyangwa inzobere mu buzima bwo mu mutwe. Niba wumva bikomeje kugorana ashobora kugufasha. Ikintu cy'ingenzi wamenya nuko gusaba ubufasha iteka ntibitera isoni, nta nubwo ari intege, ahubwo ni ubutwari. Kwikinisha rero ntabwo ari byiza habe namba. Nakugira inama yo kubireka niba ubikora. Hanyuma niwo mwanya wo kugira ngo tubwire nicyo ukuye muri iyi video. Ese hari ikindi wumva twakubwira? Urakoze cyane kubana natwe, naho ubutaha.